Mana ya Isaka na Yakobo, turaguhamagaye muri uyu mugoroba. Turahamagara imbaraga zawe, ndahamagara imbaraga zawe, ndahamagara ubutwari bwawe. Iyo ndwara nigende, iyo diyabete nigende, iyo sida nigende, icyo gisasiro kiveho. Va kuri icyo gisasiro, va kuri icyo gisasiro. Uburanga bwawe batwaye nibugaruke, diplome yawe nigaruke. Ibyo abarozi batwaye ndabona marayika bibanyaga, ibyo abapfumu batwaye nta gaciro wagiraga kagiye kugarura neza. Yesu ntabarutebutse sengesho, zamura isengesho, sengera abana bawe, sengera akazi kawe, sengera diplome yawe, ndasengera diplome yawe, ndasengera urushako katika jina la Yesu Kristo. Ubwiza bwawe bukayangane, imbaraga y'Imana iganze mu izina rya Yesu. Fashe mira imbaraga zose z'umwanzi. Ndabona ibitero by'abarozi bigenda, ndabona imbaraga zikurekura z'umwijima, ndabona ibyawe byatwawe bigaruka, ndabona akazi kawe kagaruka, ndabona urugo rwawe kongera kugira amahoro. Inyenyeri yawe iragaruka, hamagara inyenyeri yawe yongera igaruke. Inyenyeri y'urukundo mu rugo rwanjye ndayihamagara, inyenyeri y'ubutsinzi ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu hose ibyo abarozi batwaye bigomba kugaruka, ibyo abapfumu batwaye bigomba kugaruka. Mubaterure mubazane mumurambike aho ngaho. Senga ubuhozi byawe, senga byawe, senga ubuhozi byawe, senga ubuhozi byawe. Ndabohoza imibereho yanjye Satani yafashe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza ubuzima bwanjye Satani yagose mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'Imana kube kuri njyewe, imbaraga y'Imana. Ndabona abantu hari inyuma bagiye gukorwaho, ndabona ibyo birozi bakoherereje bigenda. Uwo murozi wakuroze aragiye, uwo mupfumu wagufashe aragiye. Ubwo buzima ubayemo, uwo murozi wakuroze udashaka gushaka ake kagiye gushoboka. Zamura ibiganza. Ndabona aho ngaho uhagaze hari ibintu tugiye gutwika, hari imbaraga z'umwijima zigiye kukureka. Izo mbaraga zirara zigusambanya zigiye kukureka. Izo mbaraga zafashe diplome yawe ukarota urya inyama, izo ni imyuka mibi tugiye kugutandukanya nazo. Ndasenga ukureho inzozi. Oratakasi, zamura ikiganza cyawe. Ngize imbaraga z'Imana, ngize imbaraga z'Imana. Ndabona abantu bagiye gukorwaho, ngize imbaraga z'Imana, ngize imbaraga z'Imana. Ayo mahema agiye kugenda, ibyo bitegano bigiye kugenda. Abo barange nibagende, abo batwese nibagende. Izo mbaraga nizikureke. Ratakara katakasa perasoda. Zamura isengesho. Mana mu izina rya Yesu, ndabona abantu bagiye gukorwaho bari kuraho inzozi mbi ku buzima bwanjye. Ndotesha inzozi nziza zo mu ijuru z'ubutsinzi. Fashe mira imbaraga zose z'umwanzi zintera nijoro. Abari hejuru namwe muzamura ibiganza. Ndashaka gusengera Imana ubuzima bwawe bugahinduka. Ndashaka gusengera Imana ubuzima bwawe bugahinduka. Iyo ndwara yawe igomba kugenda, ibyo bibyimba biri mu nda bigomba kugenda, uwo musongo uri mu bere ugomba gusohokamo, ibyo bigenda mu gituza cyawe bigomba kurangira, icyo gishoro cyawe kigomba kugaruka, uwo mugongo wawe ugomba kugaruka. Pataka shatalasa, urugo rwawe rugomba kugira amahoro, umugabo wawe agomba gukizwa, ugomba kubona urubyaro, ibyawe batwaye bigomba kugaruka. Shatakata shidemo. Ndabona abantu batangiye gukorwaho, hombeka amaso yawe. Ndabona abantu batangiye gukorwaho, mubaterure mubaza. Nangwa n'uwo nguwo arakubohoka, mumuterure mumuzana. Ndabona abantu batangiye gukorwaho, ndabona abantu imyuka mibi yazengereje zigiye kubarekura, ndabona amahembe bakoherereje agiye kugenda, ibyo bintu by'ibisazi urarurota bigiye kugenda. Uwo murozi ugutsikamiye agomba kukurekura, agomba kurekura urugo rwawe, agomba kurekura pataka
Jara soteba marataka jeta sadite menota lazi mezado edova. Izo nzoka urarubona zigomba kugenda. Aba bapfuye uraramo bagomba kukureka. Edeni zemas. Zamuri sengesho. Komeza uzamura isengesho. Komeza uzamura isengesho. Thank you, Lord. Komeza uzamura isengesho. Father, come. Komeza uzamura isengesho. Komeza uzamura isengesho. Ibyo bitero nibikureke. Izo mbaraga nizikureke. Uwo mupfumu nakureke. Akazi kawe turagahamagara. Diplome yawe igomba kugira agaciro. Icyo gisasiro kiveho. Malasai baba mandala boke Mezina rya Yesu. Lebo siyama jeteke melasadi metandos protokole muze mufatiye umubyeyi melasaibo kedezas zamuri biganza byawe. Igihe umaze ukorera ubusa kirahagije. Igihe umaze utagira akazi kirahagije. Igihe umaze bakora kanga kirahagije. Icyo gihe kirahagije. Icyo gihe kirahagije. Icyo gihe kirahagije. Icyo gihe kirahagije. Retoke zenetobe. Genda wambaraga werekura. Genda wambaraga werekura. Genda wamahembe werekura. Genda wamarozi werekura. Genda wabitegano werekura. Genda. 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 Subiramo aya magambo uvuga ngo Mwami Yesu neza y'imbabazi zawe ndashaka kumbabarira ibyaha byanje. Naracumuye bihagije. Uyu mugoroba ndagukeneye. Kuraho icyangiro. Kuraho igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Umva Satani, naragukoreye bihagije. Ubu ndashaka gukorera Imana. Sinkiri imbata y'icyaha. Nakiriye Yesu bundi busha mu mutima wanjye. Umva Satani, koze divorce nawe. Ndashaka kwihana ngakizwa. Ndashaka gukorera Imana. Ndashaka kuva mu ngeso mbi nagenderagamo. Umva Satani, nta cyiza wampembye. Igihe nagukoreye kirahagije. Nta nyungu nta n'umusaruro nagukuyeho. Ndashaka gukorera Imana. Ngiye kuba ambasaderi w'Imana. Ngiye kuyamamaza aho ntuye, aho ngenda. Mwami Yesu, ngirira imbabazi uyu mugoroba. Unkureho igisuzuguriro mu muryango wanjye. Naje nyotewe n'ijambo ryawe. Naje mbabazwe n'ibyaha byanjye. Ndagushaka muri uyu mugoroba. Ubuzima bwanjye nibuhinduke. Umva Satani, koze divorce nawe. Sinkiri imbata y'icyaha. Kurikiye Yesu ndamaramaje. Je n'umuryango wanjye tuzakorera Imana. Nihakanye imihango mibi yose yankoreweho. Buri mwambaro wanjye batwaye. Buri foto yanjye batwaye. Abagizi ba nabi ndayihakanye. Mbitwikirije amaraso Yesu Kristo. Umereze igikundiro Yesu. Unkure icyangiro. Tega ibiganza byawe, tega ibiganza byawe. Ibi biganza byanjye ubihereze icyo gukora. Ubuzima bwanjye buhinduke. Ndambiwe kuba mu buzima bubi. Ndambiwe kuba mu buzima bwo gupfundikanya. Ndambiwe gukora mvunikira ubusa. Mwami Yesu neza ibiganza. Ni wowe nkeneye kuntabara. Ndatsinzwe. Narigwaniriye. Nta gisubizo nabonye. Niyo mpamvu ngutegeye ibiganza. Ngungirira ibamba. Ngahihana ibyaha bikugoye mu mutima wawe. Ninjye wakwibikishije. Ihane mu mutima wawe.
ihane mu mutima wawe. Gira Imana icyaha kigutandukanya n'Imana kugira ngo tuze kugira ibihe byiza byo gusenga. Amasengesho yose twasenga abantu batihana tuba tuvunikira ubusa. Komeza usabane n'Imana. Wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitsusa. Komeza ubwira Imana. Wari wibereye Rebo sheteketeya umutuzo, Mana gira ibihe we. ijuru ryose rigusingiza urudaca. Wari wibereye Yesu. Wari wibereye Mana gira ibihe we. umutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudaca. Nyuma yo gupfa, nyuma yo gupfa wongeye urazuka. Ntiwazukana inzigo, uzukana imbabazi. Ngo witegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti nshuti yanjye ngo witegereze Yesu. ngo witegereze Icwa n'isoni z'ibyo nakoze. urambwira uti nshuti yanjye humura. Haleluya. Haleluya. Komeza uvugane n'umutima wawe. Impamvu wa munsi wakuyemo inda ntupfe ni ukubera imbabazi z'Imana. Impamvu utaraseba ngo wandagare ni ukubera imbabazi z'Imana. Wakoze ibyaha byinshi byakabaye bigukoza isoni, ariko Imana irakwimana. Umutima wawe ubwira Imana. Bwira Imana ngo mbabarira. Amasengesho yose twasenga, ibitangaza byose byakorewe hano, tutabonye abantu bafata icyemezo cyo gukizwa, tuba turiko turaruhira ubusa. Waba uri hano warabaswe n'ingeso mbi, vugana n'umutima wawe tugiye gusenga Imana. My sister, my brother, papa, mama, hari impamvu Imana yagusigaje. Hari impamvu Imana ikikurindiye hariya. Abakobwa mwanganaga, abasore, abagabo, abapapa, bamwe barapfuye, abandi bari gereza, abandi barasaze, ariko wowe imbabazi z'Imana ziracyakurinze. Nta kindi watanze, ni ukubera Imana ikigufiteho umugambi. Rebo sheteya. Cyagiye ubyarira kwa muganga, hari abandi babyeyi bahageze ntibatahana umwana, abandi umwana arasigara bo barapfa. Wowe impamvu Imana yakurinze ni ukubera imbabazi z'Imana. Shenterebo tekete. Vugana n'umutima wawe tugiye gusenga. Vugana n'umutima wawe tubona ubusabane bwacu n'Imana. Muhikaze yinjiye akubabarire. Ibuka Imana iragukeneye muri uyu mugoroba. Imana iragushaka muri uyu mugoroba, mukobwa, musore uri hano, Imana iragushaka. Imana iragushaka. Imana irashaka gukiza ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe. Amen. Komeza uvugane n'umutima wawe. Wabaswe n'inzoga, wabaswe n'urumogi, mpamvu leta itaragufunga, ni Imana ikigutwikiriye. Garukira aho ngaho ugeze, Imana iracaguha amahirwe yo kwihana. Wagiye mu bapfumu urirukanka, ariko nta gisubizo wabonyeyo. Waciye inzara ngo urebe ko umugabo wagukunda aranga gukura amenyo, nta gisubizo. Ndakubwiza ukuri, wowe uri muri iri teraniro, igisubizo kiboneka kuri Yesu gusa. Muririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye ngo twabona muri iyi si, ngo kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Amafaranga utunze ntiyaguha amahoro, icyongereza amashuri ntiyaguha amahoro, kuba muri etaje, kugenda mu modoka nziza ntibyaguha amahoro. Yesu niwe wenyine watsindiye isoko ry'amahoro. Niba ushaka amahoro, ngwino kwa Yesu. Umuntu agendera muri vewiti ariko akarira kubera kubura amahoro. Umuntu arara muri etaje ariko akabura amahoro. Umuntu arara afite abazamu, ukarindwa n'abakomeye ariko ukabura amahoro. Amahoro aturuka kuri Yesu gusa. Abantu baguha umutekano, ariko amahoro ava kuri Yesu.
Mana duha amahoro, amahoro abari gusenga hano, amahoro abaje guterana, amahoro abadukurikiranye, amahoro abicaye, amahoro abaruhijwe n'intambara. Ndashaka utekereze mu mutima wawe, utekereze ikintu kikuruhije, utekereze ikintu kigukomereye, utekereze uburyo Imana yahagararanye na udafite epfo na ruguru, Imana ikakurinda. Tekereza kuri icyo kintu. Ese waba warabonye Imana? Wabonye Imana rya joro mama? Wabonye Imana cya gihe ugiye guseba? Oreboshedes. Ese wabonye Imana? Nukuri ndakwinginze, uyu mugoroba nufata umutima wawe ukawuha Imana, uraza kubona ibihe bidasanzwe mu mutima wawe. Iyo ndwara irakira, iyo diyabete irakira. Bwira Imana kiriya kibazo kikugoye, bwira Imana ikintu cyakuzanye. Tugiye gusenga Imana. Hari umuntu uri hano muri iri teraniro ushaka gukizwa akava mu ngeso mbi yagenderagamo. Reka mbabwire, icyatuzanye hano ni kimwe. Hari ibintu bitatu bitangaza Imana. Icya mbere gitangaza Imana ngo ni ukubona umunyabyaha umwe yihanye agakizwa. Ntabwo igitangaza kuza ugakira kanseri tugusengeye, ntabwo ari igitangaza mu maso y'Imana. Ni kuri wowe ni igitangaza, nabibona ni igitangaza. Ariko mu ijuru igitangaza kibaho ni ukubona umupagani umwe, umunyabyaha afata icyemezo akiha. Niba uri hano ukaba uvuga ngo ndashaka gukizwa, hari ibintu nagenderagamo ndabizinutswe ndabihaza, keneye Imana, haguruka ku maguru yawe usengera Imana. Imana iguha umugisha. Ntabwo guhaguruka ari ubugwari, nta nubwo ari n'ubugoryi. Kuba umusirimu ntabwo ari ukujya mu kabari ukanywa icupa ukiyigere kirindi. Kuba umusirimu ni ukumenya agaciro k'amaraso ya Yesu. Orebosh. Imana ibampera umugisha. Mbega umunyago mu maso y'Imana. Niba nawe ukigwana n'umutima ukavuga ngo izi ngeso zari zarananiye Imana, ndashaka unshoboze uyu munsi gutsinda icyaha, nawe uhaguruke. Imana iguha umugisha my sister, Imana iguha umugisha. Imana ibampera umugisha. Nukuri gusenga no gukizwa, icyo kintu cyonyine kiduha amahoro.